mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Dylan yari amaze gusanga Ntwari ari kuri telefone kahera kamubaza ati Bianca muri kuvugana ninde Ntwari ati Dad Bianca turi kuvugana n'umushuti wanjye nyine twahuriye ahantu biri aho ngaho ekipe nyine hari ahantu twari twasohokeye nka ekipe deni nyuma niwe watwakiriye gusa nyine akuzemo aranduta ashobora kuba ndusha nk'imyaka nk'itatu so rero yambwiye ko ankunda impamvu rero nari kumubwirira amagambo yose nari ndi mu muce intege Dad like nkuko nagusezeranyije nakubwiye ko ntazigira ngo tengo wambwiye yuko niba nkeneye kugera kure kandi nkazagira kariyeri ifite ibigwi n'amateka muri aka kazi nkora ariko ngomba kwirinda igitsina gore byose rero ntago nari kubishobora nafite inama zawe Dad niyo mpamvu nyine mba ngomba kwirinda igitsina gore ndate warunkanzemo pe kiburiya rero mwana wanjye reka nkubwize ukuri ntigeze mbwira mama wawe Layla mbere yuko mbana na mama wawe ngira ngo ahari iby'amateka yuko mama wawe twahujwe n'umukobwa ndakundaga wari inshuti ye wakoze accident byo urabizi Ntwari ati ndabizi Dad none se ahubwo niye nkuru ugiye kumbwira kano kanya utigeze ubwira mama ndati buriya Bianca twahuye mbere yuko mbana na mama wawe impamvu nakubwiye ko ugomba kwirinda nuko iyo ntaza kwitonda umukobwa witwa Bianca twahuye icyo gihe yaransenyeye umuryango burundu iteka mba numva mfite igikomeye nangwa se mfite ikingana n'urukundo mama wawe ankunda nta kimwitura ni gake cyane uzasanga umugore ababariye umugabo we wamutaye akamunyuza mu buribwe nk'ubwo mama wawe yanyuzemo ubwo uzi mama we naramubabaje cyane ariko nanjye uyu munsi ndabyicuza wasubiza ibihe inyuma ntabwo nakora amakosa nk'ayo nakoze nahuye n'umukobwa witwa Bianca mwiza pe ndamukurashingira numva namukunze numva yaba ari iruhande rwanjye turanakunda nabizi ko mfite ubukwe na nyuma yaho dukomeza kuvugana ngera naho mpanga yuko njye nawe tuzabana mama wamaze kukubyara nka muta kandi koko niko byagenze Bianca akajya mbeshya ngo aratwite kumbe we yagize ati arabyara agira umwana umwe wenyine hanyuma aza gukora ikosa arongera aratwita amaze gutwita aratekereza aravuga ati ngiye kubyara umwana wa kabiri ababyeyi bazamfata gute inda yayikuyemo imumerera nabi byaje no kumuviramo kwangirika kwa nyababyeyi Bianca kuva icyo gihe yabwiwe ko atazongera kubyara nabanye nawe ambeshya anshurika nshurukura uyu munsi akambeshya ngo inda zavuyemo
byahehese ubundi akirwaza. Nagiye kumuvumbura neza neza, mporana agahinda nibaza impamvu umugore wanjye ahora mu buribwe. Ubwo nari narabataye wowe na mama wawe, ariko sinigeze niri na rimwe ndyama ngo nsinzire. Buri uko naryamaga umutima warandyaga, buri uko nasinziraga narotaga warakuze iteka umbwira uti papa ndakwanga, waradutereranye, waradutaye. Ntwara ati papa uko niko kuri, mbere narakwangaga pe, numvaga nzakura nkavamo umuntu ukomeye. Mama wanjye nkamwitaho, nkamuha ubuzima utigeze umuha, ariko nanone nararahiye mvuga ngo sinzigera mera nkawe. Ariko nanone nkongera nkavuga nti ntabwo nzigera nkubabarira. Papa numvaga ngufitiye umujinya pe, numvaga umutima wanjye wuje urwango rwavumeraga iteka mu mutima wanjye. Ariko uyu munsi narakubabariye papa, uyu munsi ntabwo nkibitekereza. You are my dad, kandi ndagukunda papa. Urwango nari ngufitiye rwaragiye, waraje ikivi wari warasize utushije uracyusa. Amarira yatembye ku matama ya mama kubera wowe warayamuhanaguye. Warakosoye papa, kandi ndabigukundira, uri intwari yanjye. Ndatinda cyakubwira mwana wanjye, rero uzajya wirinda igitsina gore, kandi abagore babi wagira ngo bagira imiti, bakundwa bibi, kandi nibo bamaze ingo z'abantu. Ntwara ati dad naragusezeranyije ngomba kwirinda. Kandi rega sinzigera ngutenguha, nta mwanya mfite wo kugutenguha. Sinzigera n'umunsi n'uyu n'umwe mbikora. Nzagerageza kuba papa mwiza nkawe, kandi nanjye ninjya nkora amakosa nzajya nibuka ko gukosora mistake ariyo ntsinzi ya mbere. Ntwari ahera akabwira papa akambwira ati ariko dad kuvuga ngo utaruka, n'ubu neza neza nta gakuru ka Ivy. Dirana ati mwana wanjye ndabizi ko ukunda mushiki wawe, ntago nshaka ko uyu munsi wawe uza gupfa pe, ntago nshaka kukubona muri mode itari nziza, kuko iteka iyo utekereje kuri Ivy no kurya birakunanira. Ahubwo reka tumanuke hasi kuri cya kibuga cya basket twiyubakiye, njye nawe tube dukina, uko ndabizi ubu mu kanya stress yabikurenze. Ntwara ati dad umaze kumenya pe, uyu munsi noneho ndagutsinda. Natareka ikipe iyi kipe koko, ubwo ugiye kwikirana nanjye nikinane, noneho dutsindane. Rayirahira ko nawe azabasanga akababwira ati ubwo ndafana nde, niba mugiye gukina ndafana nde. Mu gihe bakiri aho bibaza uwo Rayira yibaza uwo aza gufana, Dirana tugomba gufana njye w'umugabo wawe. Ntwara ati mama nanjye ugomba kumfana, ndi umwana wawe, ndi imfura yawe. Avuga ati ubwo rero mwese ndabafana, nangwa se nze gufana utsinze. Dirana to yurahitamo umwe. Mu gihe bari muri ibyo, Jinsa na Lucas bahira ko baza. Rayira ati ego ku mwami, mwe musigaye muza mutavuze. Lucas ati se kuzi wawe mbigusabira uburenganzira.
Rahira ati se ko numva ufite agaciro, ubwo se iyo muza mugasanga tudahari. Rahira ati twavuganye, yarabizi ko duhari. Rahira ati ngatangare kumbe wavuganye na muramu wawe, njye se ako ubundi ko njye utakimpamagara, wibagiwe ko ndi mushiki wawe. Rukaza ati igihe cyawe rwose cyo kuguhamagara cyararangiye, nawe ujya umpamagara, ubundi ngiye ntaguhamagaye ntiwampamagara. Rahira ati girayo niramukirize muramukazi wanjye. Rahira akaramutsa Jinta. Bakiri aho hahita haza imodoka izanye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Rahira ati saba abantu ntibayobyera. Dirana ati ya ntago bayobye, ninjye wakoresheje komande. Rahira ati ntago kano kanya ndi kubyumva, ese ibintu byose ko mbona ari bishya. Dirana ati yego nakoresheje komande kugira ngo nyine muramu wanjye n'umugore we baze dusangire. Ese ubu ngubu ntago wari ukumbuye gusangira na famiye yawe nyuma y'uko Imana ikoze igitangazo tukabona Jinta? Rahira atangira kuzenga amarira mu maso, akavuga ati mbabarira winyibutsa. Neza numvaga ubwoba ari bwose, mvuga nta mateka agiye kongera yisubiremo. Nari mfite ubwoba ko Jinta tugiye kongera kumubura, nanone nkagira ubwoba nkavuga nti umuntu wari wamushimuse umenya hari kuri iyi nshuro agiye kumwambura ubuzima burundu. Erega amahirwe abaho rimwe mu buzima, ntabwo nshaka gutekereza kuri biriya bihe, numvaga nihebye. Jinta yegera Rahira akambwira ati Rahira va muri iyo mood, ntabwo nshaka kukubona ubabaye. Uyu munsi twaje kwishima, twaje kunezerwa. Kandi nicyo kintu cyonyine tugomba gukora. Batangira kwishakamo akanyamuneza n'ibyishimo ngo birengagize ahahise. Bari aho telefone ya Lucas irasona. Mu gusona akumva n'ijwi ry'umukobwa, akavuga ati muraho ko muduhamagaye tubafashe iki? Ndahera akamubaza ati ni Lucas tuvugana? Ndati yego. None se ko nabashakaga muri hehe? Ndati njye na madamu twari tugiye kwa muramu wanjye. Ntago mpari kano kanya, hari ikintu washakaga se? Hari products washakaga? Ariko nta kibazo wajya kuri company bakaziguha. Ndata ya nimwe nashakaga. None se uri kwa muramu wawe wowe? Ndati nagiye gusura mushiki wanjye n'umugabo we. Ndati okay, ntacyo ubwo turaza gusubira, wavuye turavugana. Ndati ariko wambwira icyo wanshakiraga? Ndati never mind, buriya turaza kongera. Rahera akakupa, batangira kurya no kunywa, baganira, baseka, ubona bamwenyura, bagerageza kwishakamo ibyishimo. Barimo banywa, amasaha aba yagiye akicuma, bukagoroba bumva hari ukomanga ari gusona. Ntwari arahaguruka
akajya gufungura. Agifungura akubitwa n'inkuba. Aravuga ati ndarota ndi kureba umuzimu. Ntago ndi kwiyumvisha ko ibintu ariko menya ahari nasaze. Nuwe arahera akagaruka inyuma kagenda yiruka akajya kubwira Layla, Jinta, Lucas ndetse na papa we. Kavuga ati ntago mbizi umenya ngiye gusara n'ukuri. Ibintu ndi kureba ntago ndi kubyizera. Abanditse ubonye iki? Ati namwe nimuze mwirebere. Niba ari igitangaza, niba ari iki? Mbonye Ivy. Lucas ati ariko urasaze. Urukundo ukunda mushiki wawe rugiye kugusaza neza neza. Mwana atariko anko ntago nasaze pe. Kereka niba amaso yanjye ari kubona ibidahari. Ariko mbonye Ivy. Handitse umubonye. Ti yewe niwe wari uri gukomanga. Handitse none niba umubonye ari he ko utamuzanye. Dina ndetse umwana wanjye umenya yasaze pe. Muje n'ubundi narindi kumubwira ngo nave muri mood arimo. Nari ngiye kumujyana hepfo mu kibuga cya basket ngo tube dukina. Akunda mushikiwe cyane. None nyumvira n'ubu ni wari gutekerezaho. Mwarata ariko mwaretse kungira umusazi mukaza mukareba. Layla ati ntwari ni mu myihorere. Buriya mukanya ambaye nk'umusazi ubwo nyine yakumbuye Ivy. Jinta ati yewe nimukamurenganye none se kakunda mushikiwe aramukunda kandi yaramubuze kugeza ubu natwe ntago tuzi ngo irengero niri. Bakiri muri ibyo Ivy ati ariko mama ndi hano ntago ari kubabeshya. Ahubwo nimuze mumfate. Bose bagwa mu kantu bakibona Ivy. Ariko Ivy nta rutege bafite. Akivuga ati mama ndi hano kubera n'ukuntu nta mbaraga bafite bitewe no kuzahara. Ahera karaba akagwa aho ngaho. Bose barahaguruka bakamuhuriraho bagatangira kumuhungiza. Jinta mu gahinda avuga ati mana bigenze bite koko warungaruriye umwana none ahereye karaba. Asemana ni ikihe kintu sitanashaka ku mwana wanjye? Ibintu ntago ndi kubyumva. Ntago nabasha kumva iki kintu kiri kumbera ku mwana. Hashira akanya Ivy agakanguka bagatangira kumubaza ahantu yumva babara. Akavuga ati nta na hamwe pe, ahubwo ntago ndatora urutege, narazahaye pe, ntago ndakira neza. N'impamvu nje ni ukugira ngo mureke gukomeza guhangayika. Abari aho bose bahera ko biganga ngo impamvu uje. Ivy ati yego nari mbizi ko mwese muhangayitse, gusa ahantu narindi munitabwaho pe, nta kibazo nigeze ngira. Banyitayeho, narariye ndaranyweye, naryamaga heza, nta kibazo nigeze ngira. Layla tugize ngo icya Ivy, none se waruriye? Ivy ati nanjye ntago mbizi pe, nagiye kubyuka nisanga ndi mu maboko y'umukobwa, mbona ari kunyitaho, ubona mpangayikiye, yanjyanaga mu bezing room akanyuhagira, yarangaburiye, yakoze ibishoboka byose anyitaho. Lucas ati wisanze mu maboko y'umukobwa?
Ivan ati yego dad. Uzi ikintu ntababwira, yambaye hafi pe. N'ubu ngubu namubwira ati basi mbabarira ungeze mu rugo, ndabizi ubu barahangayitse, amezi yaragiye kuba 2, nta muntu n'uyu n'umwe uzi irengero ryanjye, byose yarabimbwiye ko maze amezi 2. Navugaga nti rero ahari ntago mworohewe, muri no kunshaka cyane. Dadi buriya umuntu waguhamagaye kare akubaza ahantu uri, ukamubwira ko uri kwa muramu wawe, twagira ngo tumenye niba muri mu rugo. Niwe unzanye n'imodoka angejeje kuri gate, ahera akagenda. Lucas ati mbwira aracyahari ngende murebe. Ivan ati simbizi ashobora kuba yagiye. Lucas ahera akasohoka ngo ajye kureba ko nabura. Hari imodoka iparitse hanze, ngashimira umuntu witaye ku mukobwa we. Agera hanze agasanga ko imodoka iracyaparitse. Mariza aba yicaye mu modoka ariko yambaye mask. Ahera akamanura ikirahure. Lucas akamubwira ati ni wowe witaye ku mwana wanjye? Undi arikiriza akamubwira ati wambabariye ugasohoka se ukaza hano tukavugana, ese wakuye iyo mask nkakubona nkareba umukobwa wagiriye neza umwana wanjye? Mariza ahera akabwira Lucas akamubwira ati papa Ivan, genda wite ku mwana wawe, ikindi umurinde, ijisho ryawe nirikamuveho. Niba munasenga nk'uko nabyumvise, umwana wanyu mumurindisha isengesho. Icyo nagombaga gukora naragikoze, ntago ari ngombwa ko munshimira. Akazi kanjye nako kwita ku bantu, kandi akazi kanjye nkakora ntitaye ko mbonamo amafaranga, ngakora kugira ngo ntabare ubuzima bw'abantu. Umbwirire Ivan ati nzamukumbura, byari byiza kuba narindi kumwe nawe. Mubwire uti igihe twamaranye naramukunze, genda wondora umukobwa wawe umwiteho cyane. Uburozi bari bamuhaye ntabwo buramushiramo neza, ariko nkurikije n'iby'ibanze nakoze, nimushyiraho akanya mugasenga, Imana izamukiza. Mariza ahera ko azamura ikirahure akigendera. Lucas agaruka mu nzu, ubona asa naho byamucanze, ari kwibaza uyu muntu ninde, kuki ambwiye aya magambo? Arinjira akababwira byose Mariza amubwiye, ariko akababwira yuko atatumye mubona mu maso. Ivan yarakababwira ngo njyewe ndamuzi, gusa nanjye yatangiye kunyitaho yambara mask. Twari tumaze kumenyerana, ntabwo yarakiyambara, gusa ntiyigeze ambwira amazina ye. Turinze dutandukana ntazi uko yitwa, ariko turamutse duhuye mu muhanda namumenya. Amasaha aragenda akicuma, ibyari ibirori noneho bikaba ibirori cyane, bakanezerwa. Ivan wabo batangira kumwitaho, akagera hagashyira burundu, arongera akigendera, kigarukira muri ghetto ye. Inshuti ze zikajya ziza kuhamusura. Yewe Ivan ndetse na Diana nabo bazana kumureba. Batangira kuganira,
ubona abantu bose banejejwe no kongera kubona Ivy asurwa isaha ku isaha. Diana ariko we ntago aripfana, abwira Ayman, avuga ati Ayman, ntago natekerezaga ko waba mu bantu bashobora kuza kureba Ivy pe. Ayman ateriguye umukobwa ndamukunda. Diana atigeze aho ngaho, ntago nshaka kugarura hahise, ntago wari kuba umukunda ngo umukore nk'ibyo wamukoze. Ndetse ariko Ivy yarambabariye. Diana ati aye, wababariye Ayman? Waramubabariye? N'agahinda n'amarira yakurijije? Waba utagira ubwoba n'ubwenge? Neza umushenzi nk'uyu nguyu waramubabariye? Ayman atari ko wintuka. Diana ati ahubwo binashoboka nanagudiha. Ako wowe uza amajoro twaraye twicaye dufite ubwoba ngari buniyawe hejuru yawe. Kwareba no kwasi. Kwanza haguruka tunatahe. Ayman ati ngiye ntago ndaguma hanga iruhande rwa Ivy. Diana ati ntago nagusiga wowe ntwara bari hafi aho byose ari kubireba. Yari yibereye mu cyumba ariko ari kubumva. Aragabwira Ayman akabwira ati ariko se bro, wakumviye Diana ukagenda. N'ubundi mushiki wanjye yarakubabariye ariko ntago akigukunda. Yakubwije ukuri. Yakubwiye ko yakubabariye ariko mutasubirana. Diana ati kumbe nuko byagenze. Ayura umuntu w'umugabo kabisa akora. Kigishenze ntago gikwiye urukundo rwawe, nigikwiye icyubahiro cyawe. Kuntu cyakurijije gusa. Ayman ati ubwo rero muramfatiranye. Muribeshya Ivy azabo wanjye. Ivy areba ukuntu bari guharira baterana amagambo agisekera. Bakiri aho Liam nawe ahera kaza. Aje kubareba, akaza afite ibintu byinshi birimo imbuto. Mbese aba afite utuntu twinshi, afite n'indabo. Aje kureba Ivy. Agihinguka Ivy akimubona ahera akahaguruka akagenda akamuhobera. Liam nawe aramuhobera. Liam ikiniga kiramwica hafi yo kurira. Kamubwira ati I missed you. Nukuri wibare kugaruka. Nari mfite ubwoba ko ngiye kuzakubura burundu. Ngize amahirwe ndakubonye. Ntabwo natuma wongera kugenda. Ese umeze neza igiko? Urashima base? Ivy ati yego ndashima. Byose Ayman ababireba. Diana agatangira kumwishima hejuru. Avuga ati wabibonye? We waje n'urutwe gusubeteta. Yego ntago waje ufite utundi wazanye. Ariko se hari ururabo wazanye? Niba abandi bana bazi ubwenge wowe uri aho ngaho wasamye gusa. Kwanza tugende. Diana mutwara ku ngufu. Ayman atabishaka. Ntwari byose ababireba. Yasetse yatembagaye. Avuga ati ariko Daya, nawe rwose ntago uri mwiza. Diana ati nakishwa aha ngaha tugende di. Bahera ko basezera. Liam ati se mugiye kubera njyewe? Diana ati dufite akandi kazi ahubwo reka twihute. Ahera akavuga ati ayi tuzagaruka kukureba ejo. Bahera ko bagenda. Diana agenda ari guseka Ayman. Avuga ati wabonye abandi basore bazi ubwenge? Hamwe bazi ubwenge bazi gukunda bazi bagutwara umwana. Uri aho ngaho wasamye gusa. Mbana uko bitashoboka ngo nkuhondagure. Wababaje Ivy? Ayman ati ariko nanjye ndabyicuza. Diana ati wamaze. Tuve kuri abo bombi babiri twigarukire kuri Liam. Yicaye iruhande rwa Ivy amufashe ikiganza arimo amwitegereza. Ubwo tumeze neza? Ivy ati yego meze neza. Ese ko mbona uhangayitse cyane? Liam ati ntabwo nabura guhangayika. Ntwara atadahangayika.
uzi iminsi yamaze yararwaye. Iva arwara iki se? Umwana atarwara wazi ko yari ari hafi no kujya mu bitaro. Kwanza rekana nigendere da. Arahera ko yisohokera. Iva ahera akabaza Liam akabwira ati wararwaye hejuru yanjye se? Liam ati yego, kubera kukubura no kugira ubwoba bwo kukubura burundu nabaye nk'utaye umutwe, ngira agashoke cyane, nararwaye ariko ntabwo byari bikomeye. Iva ati ntabwo mbyumva. Liam ati Ivy, ntabwo uyu munsi ndi bugende ntavuze ikindi ku mutima, ntabwo ndi bukore iryo kosa. Ivy, kuva nakubona, kuva nakumenya, nakwitwa njyewe Liam, ntabwo ndyama sinsinzira. Wari ugiye ntakubwiye, hahandi navugaga ati nabura garuka umunota umwe byibura nkubwire n'ikindi ku mutima. Ntabwo uyu munsi nakongera gukora ikosa ryo kugenda nta kintu nkubwiye kandi ngize ihirwe ryo kukubona. Ivy, njye Liam ndagukunda kandi singukunda bisanzwe nangwa se by'abubu, ngufitiye urukundo rwa nyarwo kandi rw'ukuri, ntumva udahari nanjye nahari. Ivy, ndifuza ko wambera umukundwa. Uyu munsi ntago mva hano utanyemereye, dore nari ngiye kukubura mu buryo bw'amahwerere. Nahoraga nicuza impamvu natinze kukubwira ko ngukunda. Ivy mukobwa mwiza, mwari wahogoje umutima wanjye. Ese wambera umukunzi? Ese wambera umukundwa? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Liam akigera kwa Ivy nta bindi bintu byinshi, ahereye akamusaba ko yamubera umukunzi. Ese Ivy araza kubyemera nangwa araza kubihakana? Byose tuzabyumva mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, inkuru yitwa Inzitane, ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.